umukozi yarumiwe tantine. Yesu Kristo ntago yigeze ajya kuvundira umugore we ngo amusange muri loge arimo n'umugabo. Oya, bimwe byanyu muhita musara ngo ndagufashe ngo ndakubonye. Uya yarabibonye arangije aratahanywa inzoga akomeza gusoma inzandiko bandikira umugore we. Ibaze kugira ngo wumve ko wenda uyu mugore nta niribirye uhindukiye ukareba ako gakobwa mukundana cyangwa se uwo mugore mubana mu nzu. Ibaze ko ataguha telefone ye ngo uyifate uyigumane ijoro ryose. Telefone ye ngo yanga ubu n'ubuzima bwanjye bwite kandi ngo mwasezeranye kuba umuntu umwe. Umugore yarataye. Akaboko kawe ku kanjye tujyane mu rugendo. Umugore yageze hano yumva umugabo ari gusoma amaretere ye. Umugore atashye mu gitondo cy'undi munsi, amaso yacu areba y'undi, turebana ntitugire ijambo tuvuga. Impumuro y'imisatsi yawe ituye mu guhumeka kwanjye. Iyo ngufashe ikiganza ubugingo bwanjye urabunyeganyeza. Ari gusoma imitoma bandikiye umugore we. Ureba umugabo udahubuka. Umugabo re yinjiye asanga umugabo ari gusoma amagambo y'imitoma yagiye yandikirwa n'undi mugabo. Ese nakibagirwa gute iby'amaso yawe ambwira? Ese nakwibagirwa gute ijoro twararanye? Yari uwawe Vikram. Ushobora kugusobanurira. Iyi filime ushobora kuyireba yose ku buntu ugiye muri kanda subscribe byonyine.